isomo ry'ubuzima wakaribajije umurambo kuko niwe uba wararangije ubuzima. Umuntu isomo rivana mu kintu atarangije gute? Isomo ry'ubuzima wari kure ukiriho. Nk'izi nkuru zibaza abayobozi za Sabe n'ibiki umwanya afata bisesenguraho bakawufata basesengura ku ndirimbo runaka. Hash ibaze nka zira views zose zikwikubiseho kuri chaîne. Imiziki uretse no wanjye urabona aya matiye yangije imiziki cyinshi imiziki yaburijwemo projet y'imiziki yagwe mu mazi. Uzi ko wagera muri studio wabutangiye kwandika ugahita ubona kaboro hejuru ngo hasohotse video yande iyi miziki uruta video ngiye kureba. Yamatika ari kuri imihanda arimo aravuga ko hari abantu bagiye babangamira Yago none akaba asaba ko bamusaba imbabazi. Wewe wemeranya na Yago kubiki byo gusaba imbabazi se? Ko abantu bamemukiye bamusaba imbabazi ese ibintu byo gumukira muri show bizu bivuga hiki tuve mu rwenye mbaza neza ntago ndi kumva icyo kintu gifite kwa gisaba ubwenge. Strawberry yarongowe Isimbi modali mu Bwongereza umuzungu we nigeze mbona na Jack ngo bateye ivi imihanda imeze neza ntimugire ibibazo imihanda iraryoshye ntimujye muzana inkuru mbi gusa zihari. Tugwaye kaze tonalite nako musa kufite intro ntoya umuntu ataranatekereza icyo agiye kuvuga ngo twakiriye tonalite nanjye ndi muto iyo yakwa mugani. Hari umukobwa nigeze mbona ari kuvuga ngo abantu bambitse ibanga ngo naguryangana urambitse ibanga uri kubona guko nindi meno urandenganya ayango nivovote nduwuhe wa muganise waromeze uti na mahoro umugani baca ngo umuntu uzuva mu itako umudiho uva mu itako. Urumva nge ntaryo mfite ntabwo nadiha seke impundu z'imbaraga sa reba amatama yaye Sigurona nabangana nka ko nahise ndeba mbwira icyo umpamagariye rero tonari bimeze bitese ku mihanda. Yambwiye icyo umpamagariye jewe reka duhere ku myambaro iyi style bayita gute? Iyi ni pedagogy ibintu bya education mbirigi ibi ntago buri ibintu wapfa kwambara nge ndigisha ariko nge ndigisha nge umwarimu tu es un professeur kandi uri professionnel qualifié uri na naturel qualifié. Yego wigisha iki? Wigisha iki? Ndabise sha wigisha he? Hahe ni hano ku iduniya tuba twigisha batwigisha ku mihanda. Ni ku mihanda ubonera ibintu bibiri ngo kuyisi ngo turi muri business. Yego buri kintu cyose gihari ni business. Ikidacuruza kiracuruzwa. That's easy. Ikintu udacuruza kiba kiri bucuruzwe. Buri kintu cyose hano ku isi kiri muri business. Ikidacuruza kiracuruzwa. Ibihe niba umuntu ibigiti ubu muhanda ibe cyapa ibiki ikidacuruza kiracuruzwa. Yego n'umuntu rero ubwo nubona nta kintu rwo curuza uzamenye ko ushobora kuba ari we gicuruza. Ko bavuga ngo ibintu byo gucuruza imibiri ntago byemewe. Ushaka mikoro yanyu kujya yizimya nayo ntunyumvira. Imukobwa dogenda yakijuba ubuse ntabwo twafashaga ubusa. Birimo neza. Twari tugeze harya nimo nkubaza ibintu byo gucuruza ko imibiri bitabujijwe gucuruza imibiri ntago byemewe. Gucuruza imibiri ariko menya biba ibibazo ari uko wayikase bayikase ariko ubundi yicuruza ikuriho ukiyifite menya nta kibazo. Ari umujana ko ngo yasanze mu byose ngo agira ngo nta kuntu yakicuruza ngo asanga ikintu agiye kujya curuza ari umuntu uko mu kanwa yagiye muri Diamond bakamusa murasaba ko mumwishyura mukamwishyura kujya yiborose no kujya bavugisha ngo kabyara wese cyaho wa muntu ukirugaye kujaga mashaboro kunuka mu kanwa ni igihumbi ishyura agatagura brosa bihenze. Yagiye muri Diamond bakamwoza bakamukora neza. Tunateye ku mihanda hari inkuru ebyiri zitandukanye cyane ni inkuru Yago n'inkuru ya Sabe benshi bati Sabe buriya yarasebye nta mugupfa adasebye. Ikibazo yasebeye kuri bande kuri iyi mihanda yuzuye abantu basebye. Imihanda nitari waseba koko utaraseba nta muteri neza gusaba birasanzwe ushatse kuba ibintu byoroshye. Guseba ntago ari ikintu kikiri ikintu kiraho gihangayikishije umuntu kuko kiza nta nkuru nimwe yego ikimara
sinzi niba ari gutera imbere niba ari ko dushaka ibintu byihuta ntabwo mbizi nta nkuru ikimara icyumweru ari yonyine ihari kandi guseba kumweru akamweru kamwe akitsimba ushobora no kukamara utarya waritsimbye mu nzu udasohoka utegereje ko agira inkuru yindi isohoka gusa ukajya wasohoka nk'ubu hari yari kiriki na oda pasi iya sabe ngo byagafirimbe kagiye kera impazi ya sabe nayo none yari kiriki nayo nta misiramara haraza indi mukanya ubutubite kuza kubona indi video yeah gusebaho baracyaseba umuntu utari waseba ni ikibazo cy'igihe nawe yazaseba video zirari ngo ziruzuye ngo ziruzuye aho kabajene basigaye nta muntu ukikwandikira akubaza ngo hari aka video kandi ufite cyangwa hari aka video ngo ufite mbere leta itarabica ibyo by'ubu video hari abantu basanga babufite none ubu rero nta bari bakibaza ngo nta aka video ngo ufite yego barakubaza bati nta ka video kanje wandusha ukaba yumva isaha ni sawa waba ugafite kawe ari wakubariza yes mubyibutse ko ari icyaha yego mubyibutse ko byemewe gushare video z'ubwambure ibyo bintu by'ibyanyu mwahindanye ariko inbox wagatanga atari groupe umuntu we wakamo cyane ntabwo byemewe uruhame niki ari nge nawe se arwo turi mu ruhame turenze babiri nenge nawe urenze umwe umuntu urenze umwe c'est problème none se nyine jimenyere niba wakabonye kakugezeho karebe niba agose ubundi mugafata kana kaboro none ikibazo hari abakobwa nabo usanga hari nk'umukobwa usanga yasohotse mu bwambure bwasohotse ugasanga n'umukobwa ngo aragashaka kandi arake hoye nawe ari umukobwa ntabwo uzi ukuntu akirutseho barakabonye abonye kandi ariko bada inzoka yanjye niteni irahandya se ishkweshe cyane nyamara reka mbabwize uko bino bintu biragoye ariko rero bino bintu biragoye ku rwego abantu baraho batiyumvisha abantu byarabarenza ahubwo bayo isi turimo yariyo umuntu ubu ngubu ko buri isugi ntaga rwango ngo wasanga ngo ntiwasambanye ngo cyangwa iki ubu ni mbere umukobwa w'isugi yari umukobwa utari wabyara yego apana ngo warasambanye kuko ntacyo bigaragazaga ubu rero kuba nta ka video waba warabyaye waba utarabyaye uri isugi niba nta video yawe uri hanze kuko ubu haje gahunda yo ngo nta foto nta cyabaye yego none se ubungubu ibintu abantu babaga baraza kubigenza gute ko biriya bintu kera bavuga ngo ni by'abantu ntago ari iby'i Rwanda reka ni nka mbere ahubwo tuvuga ngo amatuza ngo ni muri Illuminati ngo tatuwaje ngo nizo muri Illuminati ngo gupfumura amatwi n'amatwi twabonye ntibihagije amatwi ubu ngubu pfumura izuru umukondo n'ururimi no turapfumura n'iryinyo no hasi igiye kuzapfumura ikibero hano shyiremo injege nk'ufashe ikimasa naryo ku kibero harimo n'abapfumura ko harasi bagashyiramo iherere byagiye bidusanga ahangaha hari n'ibindi ahubwo menya dusigaye tuvumbura ariko se tukavumbura kuri video koko kuri video ibintu bitabaga ahandi ndi kubona menya turi gume tubivumbura ahari ahubwo turi mu minsi ya nyuma suhereye uhereye hehe mpereye ko mbere izo video zitagaragaraga ubu ziri kugaragara ese igisigaye uzababyeyi bagiye batuka abandi bana ngo abana ngo ntabwo uzabashobora ngo batangiye kwiyambaza ngo amapantaro kwiyambaza amapantaro ubuse bahambara iki none zipantaro ikibazo ahubwo cyane ntago abantu bambaraga none turi kwambara none ikindi kintu bagira ngo ibintu byarutse rero nangaha mu Rwanda umusireri wa mbere wabaye waryamanye n'umuzungu ari no watinyuye abandi bamwitaga Nyirakayondo ubwo nuwahe Hani ikinyarugenge niwe waryamanye n'umuzungu bwa mbere babona ukuntu rero umuzungu amutayemo uriuze umuzungu rumaze iminsi ahura n'ibyana by'ibizungu akacanye n'umunyafurika ku mariba ukubise muhazi savuga ati ikivukika nawe bakwe niwe ndakugabira Burundi kandi ntago yabagaze ko ikivu gishobora kumurira n'abapeti nabo babona ko iyo tekinike ari ishobora kubikora va amafaranga nibyo rero byose bivamo ibintu by'ibyangamibyizi yego uko muri bakoze mbere bawubariraga mu mibyizi rero haza ibyangamibyizi rero bakabona byararyoshye byarakize mbere se ariko umukobwa utagira ibikota mu ntoki ibikota by'amabavu ubwo ni amabavu kugira ngo ube umeze neza byasaba ko ufite n'amabavu
warahinze ari umurimo ugaragarira ari ugasanga umupeti noneho intoki zimeze fresh nta n'imirimo yanagiyemo abasha gufata inkoni neza wallahi Natandukanyije n'ibitekerezo bya Pondeti gende kuvuga ibintu bisanzwe by'ibaruwa bandikiye Musinga yego ayenga umwaka navuge cyane urumva imihanda ari kwiroroshye dufite rega dufite n'ibisubizo nimukomeze muri ibibazo bihari gusa na Strawberry ngira ngo yarongowe mwabibonye yego Strawberry yarongowe Isimbi modali mu Bwongereza umuzungu we nigeze mbona na Jack ngo bateye ivi imihanda imeze neza ntimugire ibibazo imihanda iraryoshye ntimujye muzana inkuru mbi gusa zihari imihanda bayimaze w'abantu ngabagore babo none se bura bari abagore bari bahari ubundi umugore batwara bahari ikiganiro twari turimo na Mutamba abana babo ikiganiro twarimo na Mutamba Karebe noneho mbere ruguru noneho aza turi kuvuga ku bintu by'ingo turi gupfa icyo kintu ngo cyuko nyene ngo ndwa ngo nta rugo ngo ruhari ingo zirahari ngo relationship ufite uruweze wowe ibyo rabizi ahomba ibaze kuzinywa ahuba naneze se urugo aboze yewe ziruzuye hoya no urugo se niki narogota urugo se niki urugo erega urugo dusigaye tubona narwo rwabo urugo ntiba twarabonye izi erega twatuzi ko convoyeur twatuzi ko convoyeur mu modoka aramutse avuyemo yego imodoka itazapfa kugenda tuzishyura gute tuzaya hande bizagenda gute ariko yaje kuvamo tubona ibibisimbura ikindi nuko bidigita namatapande gotagasi F&F hapa mutauni rove yaho ni collab nane se byengo mwavugaga Mutamba mwavuga ngo ingo zararangiye ingo zararangiye je navuga ko zashizemo pe ahubwo ubu nibwo abantu bameze neza mu akobera ariko turi kuvuga izivugu we uri kuvuga izivuguruye ndimo ndavuga niba abantu bashobora kubana bakasagurana n'izindi ngo z'abaturanyi batikubira twarihagije batikubira kandi niyo politiki ubundi yerekana ko ingo zaje kuba nyinshi abantu bateye imbere abantu bari haza abantu bari hagije mu amasoko apo it's easy zirahari mu gari kibazo hari abari mu nsago urabona ibintu byose byuzuye bigasendera hari bisaguka bikameneka abari mu ngo zisagurera abari mu ngo zasago hari n'abasigarira kuzabuze benezo pare n'ibintu bimeze gutya birasobekeranye bisenyenge soje directeur wa secondaire yacu wajya gucika rimwe ndake akagutuma senyenge ibizingo bibiri ahantu wasimbutse karutana hashenye ukabigura mwana kajya he yarabigurishaga oya barabibikaga tuba dufite stock ya senyenge y'abantu batorotse gusa y'abantu batorotse twe badutumaga amatafari ibeni yo zahoraga zimena yakubitanaze cyangwa oya baramenaga ukajya kubona ukuntu batse nk'indi dore utwara ahantu muri ya matafari yacu byari byarakemutse bahoraga bubaka ibigo buri munsi ariko ndamushimira badukozemo abagabo yego shimira abadirecteur badukozemo abagabo cyane batumye natwe twihaza mu biribwa ngo twicare hasi ngo ubwenge buva ku kabuno twarabubonye ubwenge bw'akabuno mwatubwiraga akabuno so karabufite twarabubonye usara ubona atari ubu Katonari wiga babanguza umugabo ariko nabaye we uretse ko ntaraba we none so ariko nabaye uri umugabo uri umugabo ariko nanabawe rose rirarenga nese ufite urugo kubanza kwikiriza utabyakira ariko umuntu ushobora kumara icyumweru atarya muri restaurant gute ntaroga bagira ariko wamugana none se uko mwavuga ngo zarasenyutse dore bari kuzubakira kuri senya wa rusimbuka bari kuzubakira kuri senyenge mukanya nabasimbutse uyu nguyu ibyo atangiye kuri phone Punditi tonari twigire muri filime imeze bite sinema imeze bite sinema no original imeze neza nayo yego
ubundi kushaka ariko kubazanira ntuze buri mpamvu natinze mutagiye mubana intoze yandi nabonye turi gukora ibintu bijya kumera kimwe cyane n'abahano basanga muri cinema abantu bose mbona ya formula rimwe ahubwo nshaka no kubasubiza inyuma gute kubazanira za filime zanditse script yego harimo ibintu bisekeje niba ari gisekeje kikaba kirimo niba ari ikibabaje kikaba kirimo ariko mu buryo bw'ubwenge bw'ubuhanga urashaka kuvuna abantu mu mutwe bw'ubuhanga tuvuna oya ntabwo ndabavuna ndabavuna ntese ubwo niba mbabwiye ubuhanga kandi ari njye uzazandika urumva ari ikintu kirimo kubireba urukumva nta kintu twitega n'ubundi uzatwandikira ibintu biri mu buhanga bwawe biri mu buhanga ariko mu kinyarwanda kimeze neza cyoroheje yego nta kibazo kirimo ya ku buryo ari bya bintu bidaheza generasiyo yego hari ibintu abagabo bareba ariko ugasanga bari kubihezaho arekwaga kubyemera ko abikunda hari nk'umugabo muhura ari nko mu modoka kumva bwiye umugore we sha ngo dore ngo babahungu ba dore tunanite ndamukunda abantu bahungu ngo njya mbona ngo mubakunda kigaburo kiri kwa kuvuga ko kidukunda nacyo ngo mubakunda kandi niwe ushaka nawe yaje warabakunda ariko akabishyira ku mugore n'abana kandi umwana akasubiza kudukunda bigutwaye iki n'abanye baragufana kandi ni ubwo ngubwo bana banye ngo baragufana kandi ni ugufana abanyarwanda bakunda kwihagararaho cyane biragwa cyane ko umuntu muri akagubwa kwakwemera ni ikibazo cy'igihe bazabyihore video nizisohoka bazajya babyemera bazajya babyihorere niba batangira kwifana ubwo babona bari kubikora hamwe batureberaga nabo bari kureba bari gutya kandi ari wenyine bashinze industry ino showbiz ari bajyaga bayishinza byinshi ariko nyuma murigeraho mukasanga ntago ari twe gusa ntaho bitari ibihe ni show yaba ari show y'umunyonzi yaba ari show y'umudogiteri yaba ari show y'umutandiboyi twamurangije ni wamuzi show nta show ni show ni ibihe bintu waruvuze ngo abantu bagiye bavuga muri showbiz badushinja ni bene ibyo nyine byose ngo badushinzaga ariko pi yigeze abibwira Yago kera yego amubwira ati kubera icyo abaraperi bakunze gufungwa wa cyane yego ati none se muri gereza buriya nta bahinzi barimo nta banyapolitiki barimo nta banyonzi barimo bose barimo rero ari usanga bashyira muri showbiz gusa ngo tubigira ngo ibintu ngo byo gutwika n'iki byaye gapfe amatabi ngo amayoga ariko ngira ngo byamaze kugaragara ko ntago ari muri showbiz gusa ni hose ariko icyavuga hari igihe wajyaga umuntu yagutakiraga nk'ikintu shaho kabyara we umwana wanjye wakacwawe ndamugira nte ati yewe ruri hose nanjye uhwanye njye amaze mezi 3 yarabuze yego kuko urebye nk'ubu ngo mugane mu buzima tuba muri showbiz nuko turi kuri kamera ariko ni by'abanyarwanda muri rusange nta gishyashya ni benshi baba babirimo ni benshi kabisa ahubwo twebwe turi nk'icyapa ni twebwe tuyobora turi nk'icyapa ari twebwe kubibona gutyo kumutureba niko bameze nuko bamwe baba bameze bamwe na bamwe reka twigire ku matika ari kuri iyi mihanda ya matika ari kuri iyi mihanda arimo aravuga ko hari abantu bagiye babangamira Yago none akaba asaba ko bamusaba imbabazi wowe wemeranya na Yago kubiki byo gusaba imbabazi se ko abantu bamemukiye bamusaba imbabazi ese ibinyo bimukira muri showbiz bivuga hiki tuve mu rwenye mbaza neza ntago ndi kumva icyo kintu gifite kwa gisaba ubwenge kandi nta buhari oya mfite kububonamo ubwicyo ntago bwabura kuko nacyo ntaburimo Yago avuga ko hari abantu bamuhemukiye bagatuma ahunga igihugu agahunga agatsiko abo bantu akabasaba kumusaba imbabazi kuri kamera wowe ubibona gute sinzi nimba n'ubundi yarahunze ari ifite vlog no kuvuga iki urumva kuba bajya kuri kamera bafite kuzimusabira mu gikari avuga ko bafite amacano avuga nka Sabia yavuze tuzagenda kuri channel yawe cyangwa nko muzongera operations nzongera natabe ikintu kitagira ingaruka buriya dore impamvu dutinya ibyaha yego buriya impamvu dutinya kubangwa abangavu kubasambanya ibigabo byinshi bijya bidemarira ubwangavu butoye
ese no kubera iki abenshi banga kubikora atari ukubera ngo umutima nama kubera ko itegeko rihari ridahari gutwara imodoka wasinze bura ngo biraryoha uburi mu yindi gukata ikorosi gutya waribonye nk'iraruguru uri katakare utaranahagera bakakugonga rero no ariko kubera ko leta igashyiraho amategeko ibyo bishobora gutera ibibazo igashyiraho amabwiriza n'amategeko rero ikintu cyose kitagira ingaruka yego nta mpamvu yo kwirirwa ugitindaho niba atazisaba bizagenda gute bigende bite erega ibintu bitagira ntuze bidafite consequences ziri direct inshuro nyinshi bikunze kugorana nyine dore consequences za mbere ni iriya video yo gusimbuka igipangu yo ni iya mbere waravuga ati n'ibindi birahari utaragisimbutse se wasohotse bamukubise we consequences zari consequences ziki wasohotse yaba ari wasohotse ari hose consequences zari iziki consequences ngaruka y'icyaha n'urupfu yaba ari urupfu kandi yarase yarapfuye araba yatinyuye abajene umugore yajya kubikora bikamuga ati nasabe yarabikoze nibura iyo bikoze tubwira umugore nasabe yarabikoze somo ati yarabikoze nawe yapfuye we surwumwe kubitaka ukamugaye umugisha se biba byoroshye nta ari muri showbiz ngiye sinzi impamvu zino nkuru zimara igihe barumva ari inkuru itagatwaye umwanya abantu ntagikaze mari igihe ahubwo ikibazo ukabona babihijemo babidaramati babigize ibyabo ibintu mbona byoroshye kandi ikibazo cyo kwivanga muri bino bintu ntago ngiye nta kintu kimwe nivanga muri showbiz ntabwo ivanga muri showbiz ndumuvubuka njejo abantu bakundanye abantu bamenyanye ndi umufana wabo muri za 8 na kangaye uri NY ngo bashwanye none ngo ngiye guheza inguni ngo kana kararengana ngo uyu ntarengana nibiyunga se nzajya kandi ko kwiyunga ari ibintu byoroshye mu gitondo bakumva biyunze none se nibiyunga waratanze umusanzu we kwekana uko bagomba kwiyunga byo byagutwara iki nkutanze se ari umwe muri budashaka kwiyunga none ariko basha ni mu Rwanda abanganya manuze bafite ibyo bapfa bafite ibyo bapfa rwose ubunaza vuga ngo yagararengana cyangwa sabe ngo ararengana ngeze shingiye kuki ngiye guheza ingundi nibakundana naho zagaruka na winyamashe ngenda njya gushinga ca no ku Kivu cyane mwiyunga muziyunge mutiyunga muzabireke cyebe rwose nta ntuze mfite nta makuru mfite nta kintu biziho ntacyo mbiziho rwose ibaza ariko ubu ngeho ngo nigire impuguke ngo urabona ngo sabe ngo mu by'ukuri ngo ibintu yakoze ngo mu by'ukuri ngo nayago nawe ngo urebye ngo kuva ngo na mbere hose ngo impuguke yahe abantu bamenyanye iyo ugera imbana mfanana n'abapeti benshi sometime ukabona wahejeje inguni ku muntu runaka mutanaziranye urweze inguni for what ku makuru wumva ku mihanda iyo mihanda wayigezeho ryari bakundana wari ubizi ashwe ko wasanga icyabahuje aricyo banapfuye niba se hari watsimbuye undi diyama ugasanga niyo ni nk'iyo kesi ihari ariko bakazana ibindi hanze bakazana hanze bishobora kuba byapfa batabivuga niyo mpamvu inkuru za showbiz nyinshi nakunze kuzijyaho ntago zivangamo uko n'abajene bajya baheze inguni muri showbiz nabo barakomeye uzi ko giye guhura n'umuntu navuze nabi bijya bimvuna yego nubwo ntacyo abamariye ariko kumva ntacyo dupfa nabyo ntago bari ikibazo nicyo cy'ingenzi iyo dukaciranye akamapesi nanjye nkama amacesi n'amapisi y'abasitari gutya nkambwa nta mapisi ndavuga ni fresh ntacyo turi gupfa nawe ariko tubishyize mu buryo wenda ngo bwanoze twirengagije ibyo yindi kira ni ikibazo bambara cyarangira vuba bishatse toto cyane cyarangira gute cyarangira gute biyunze bo ubwabo bafati ya mbere biyunga ze bitwaye iki papa ni ibintu babyoroshye twigiye ku muziki bimeze bite rero
umuziki wawe noneho imiziki uretse n'uwanjye urabona aya matiku yangije imiziki yaburijwemo poroje y'imiziki yaguye mu mazi uzi ko wagera muri studio waba utangiye kwandika ugahita ubona akaboro hejuru ngo hasohotse video yande iyi miziki uruta video ngiye kureba ufite indirimbo imaze amezi 3 ufite coming soon ariko wabuze kuyisohora kwera video wayisohora ute neze warushije video imbaraga nje nkande tonalite waye ni waye ureba nkizi ngufu abantu ba YouTubers bata mu ntuzi muri bino bibora hako sukuzita uko bine babibinjiriza ne bakoreye pekomiye nonorete nta mafaranga nuka yego niba nkizi nkuru zibaza bayoje za Sabe nibiki umwanya afata bisenguraho bakawufata basenguraho ku ndirimbo runaka hash ibaze nka zira views zose zikwikubiseho kuri chaîne yego twaba dufite abasani barenze badanje mu gihugu bari abajene bo muri Tanzania bo bagira n'ama clip review bakajya kuyasubiramo bati hari muri video ahantu harimo umukobwa yambaye iherena ridasa n'irindi bigatuma umuntu agira bayita gute attention yo kujya kureba muri iyo ndirimbo ako kantu k'iherena tiba muteye makeup ahantu hamwe handi ntago bateye neza tiba giteye makeup mu bwanwa gutyo yego showbiz bifite ibiboro byinshi ariko iyi yacu hano mu Rwanda sinzi abantu babitangije iyo kuba yubakiye ku matiku niba nta kintu cyavuzwe ariko nahandi birahaba ariko ntabwo usanga bose babiyobotse abantu bagira imirongo yabo hari abagira imirongo yantuze yabo bakora kuri comedy bakora ku song review hari abandi bari ku matiku baba paparazi ariko ubu ntabwo wamenya ngo paparazi ni bande hano everybody mu paparazi ukumva umuntu from nowhere yaraje ngo navuganye n'umugore wa Sabe umugore wa Sabe mwavuganiye hehe bavuganye iki navuganye biki n'umugore wa Sabe uretse no kuvuganira namuzi wari wamubona ahantu no muri event turetse kwifoto ngo twavuganye kikanga ubirebera ku ruhande ugahita wumirwa so wakongera ukambaza rero bwana munyamakuru narindi twari turi ku ngingo yo ngo aya matiku arangiza iki kuri side y'abahanzi n'ubuhanzi nicyo twamo dushingiye ku ndirimbo yawe byose kuko hariya nta buhanzi burimo kuri aya matiku yabaga ari n'amatiku yarahari y'ubuhanzi wenda ari ibintu by'ubuhanzi ariko komanteri ku kintu nta kintu gishyashyizana ariko nko mu buhanzi ariko uziko mu ndirimbo buri ari amatiku yose abavunjemo arimo nk'icyatanu mu ndirimbo imwe harimo utuvideo twatuvideo turimo ibintu byinshi ubona mu ndirimbo ari byose mu ndirimbo ushobora kubonderamo ubuzima bw'icyumweru ukabona mu ndirimbo y'3 ruriya nta atirimo ati yarapfuye kandi hatu kwiryama niko bigenda bidogera nyine ushobora kuzoma indirimbo zasohoka nyuma y'amatiku kumva isuseka ni indirimbo nyine z'ibiderebedebe ni ibintu biri aho ngaho by'amatiku zishingiye none kuri ayo matiku bishobora kuza bishingiyeho cyo bitanashingiye none kugira ngo konveke abanyarwanda rero bamaze kubiyamenya yose kugira ngo bakonveke kuri video ngo y'amaklipe urabazanira umwana wambaye ngo string muri video baraza guseka uraza string twabonye mwana bari gutrekinga nta kintu bambaye yego uraza twereka ngo string muri video kandi twagatuzi ko tubakomye kanu gashyashya waguze kuberetse kanu gashyashya abahanzi kuki bacecetse se mu gihe nk'ibi ngibi kuki wavuga iki wavuga iki babuze aho kuvugira cyabose naho wabona rero uyuretse no kubabona no kubabura nabo barakuze nabugiye muki babihugiyemo iri tiko rirarenze ku buryo ni hahandi bagutuma nko gufunga nka show ukahagera ukarya show ugiye gufunga igitaramo ukahagera ugasanga cyahiye ugahita uko winjoye ukavuga uti jana kaso ntabwo bikunda ku buryo buri wese ari kwenjoyinga ibi bintu none se wamaheza araba yahe byo kumaza iki twe turangiza ubuzima turi Imana twarabutangije ni nk'umuntu ugiboza umuntu ngo isomo ry'ubuzima ngo niriye isomo ry'ubuzima wakaribajije umurambo kuko niwe uba wararangije ubuzima umuntu isomo rivana mu kintu atarangije gute isomo ry'ubuzima wari kure ukiriho ugira ngo wariza ugasanga nta n'icyo urahabona umuntu ukivuga ngo isomo ry'ubuzima uri umugabo usanga umugore
hari umwana yakubwiye ngo n'uwawe atari uwawe ugahita bisubira isomo ry'ubuzima ngo mbonye birangira uribuze umuntu utarabura isomo ry'ubuzima nta somo urabona ngo birarangira ute mbirangirije iki ntabwo bikomeze kimwe kizavaho haza ikindi paka nenga bira bajyaga baho kanaka ngo bura ngo yabatsinze byarangiye ibintu byo ku mihanda watsinda gute nta muntu utsinda nta mwami wo ku muhanda nawe nta mwami wo ku muhanda erega ibintu bitagira ntuze bidafite consequences ziri direct inshuro nyinshi bikunze kugorana nyine dore consequences za mbere ni ira video yo gusimbuka igipangu yo ni iya mbere waravuga ati ibindi birahari utaragisimbutse se wasohotse bamukubise we consequences zari consequences ziki wasohotse yaba wasohotse ari hose consequences zari ziki consequences ngaruka y'icyaha n'urupfu yaba ari urupfu kandi yarapfuye araba yatinyuye abajene umugore yajya kubikora bikamuga ati nasabe yarabikoze nibura iyo bikoze tubwira umugore nasabe yarabikoze somo ati yarabikoze nawe yapfuye we surwumwe kubitaka ukamugaye umugisha se biba byoroshye nta ari muri showbiz nge sinzi impamvu zino nkuru zimara igihe barumva ari inkuru itagatwaye umwanya abantu ntago ikaze mara igihe ahubwo ikibazo ukabona babihijemo babidaramatihi babigize ibyabo ibintu mbona byoroshye kandi ikibazo cyo kwivanga muri bino bintu ntago giye nta kintu kimwe nivangamo cyo muri showbiz ntago ivanga muri politiki showbiz ndumuvubuka njejo abantu bakundanye abantu bamenyanye ndi umufana wabo muri za 8 na kangahe uri NY ubashwanye none ngo ngiye guheza inguni ngo kana kararengana ngo uyu ntarengana nibiyunga se nzajya kandi ko kwiyunga ari ibintu byoroshye mu gitondo bakumva biyunze none se nibiyunga waratanze umusanzu we kwekana uko bagomba kwiyunga byo byagutwara iki nkutanze sa rumwe muri budashaka kwiyunga none ariko basha ni mu Rwanda abanganya manuze bafite ibyo bapfa bafite ibyo bapfa rwose bunaza vuga ngo yagararengana cyangwa sabe ngo ararengana ngeze shingiye kuki ngiye guheza ingundi nibakundana naho zagaruka na winyamashe ngenda njya gushinga cano ku kivu cyane mwiyunga muziyunge mutiyunga muzabireke cyebe rwose nta ntuze mfite nta makuru mfite nta kintu biziho ntacyo mbiziho rwose ibaza ariko ubu ngeho ngo nigire impuguke ngo urabona ngo sabe ngo mu by'ukuri ngo ibintu yakoze ngo mu by'ukuri ngo nayago nawe ngo urebye ngo kuva ngo na mbere hose ngo impuguke yahe abantu bamenyanye iyo ugenda mbona mfanana n'abapeti benshi sometime ukabona wahejeje inguni ku muntu runaka mutanaziranye urweze inguni for what ku makuru wumva ku mihanda iyo mihanda wayigezeho ryari bakundana wari ubizi ashwe ko wasanga icyabahuje aricyo banapfuye niba se watsimbuye undi diyama ugasanga niyo ni nk'iyo kesi hari ariko bakazana ibindi hanze bakazana hanze bishobora kuba byapfa batabivuga niyo mpamvu inkuru za showbiz nyinshi nakunze kuzijyaho ntago zivangamo uko n'abajene bajya baheze inguni muri showbiz nabo barakomeye uzi ko ngiye guhura n'umuntu navuze nabi bijya bimvuna yego nubwo ntacyo abamariye ariko kumva ntacyo dupfa nabyo ntago bari ikibazo nicyo kingenzi iyo dukaciranye akamapesi nanjye nkama amacesi n'amapisi y'abasitari gutya nkambwa nta mapisi ndavuga ni fresh ntacyo turi gupfa nawe ariko tubishyize mu buryo wenda ngo bwa noze twirengagisha ibyo yindi kirane ikibazo bamara cyarangira vuba bishatse toto cyane cyarangira gute cyarangira gute biyunze bo bwabo none bafati ya mbere biyunga ze bitwaye iki papa no ibintu babyoroshye twigiye ku muziki imeze bite rero umuziki wawe noneho imiziki uretse no wanjye
urabona aya matiye yangije imiziki yaburijwemo, projet y'imiziki yagwe mu mazi. uzi ko wagera muri studio waba utangiye kwandika ugahita ubona akaboro hejuru ngo hasohotse video yande iyi miziki uruta video ngiye kureba. ufite indirimbo imaze amezi 3 ufite coming soon, ariko wabuze kwera video wayisohora ute? neze warushije video imbaraga nje nkande tonalite wa anyway ureba nkizi ngufu abantu ba YouTubers bata mu ntuzi muri bino bibora hako sukuzita ko niba bibinjiriza ne bakore pe komiye nonorete nta mafaranga nuka yego niba nkizi nkuru zibaza abayobozi za Sabe n'ibiki umwanya afata bisesenguraho bakawufata basesengura ku ndirimbo runaka hash ibaze nka zira views zose zikwikubiseho kuri chaîne yego twaba dufite abasani barenze badanje mu gihugu bari abajene bo muri Tanzania bo bagira n'ama clip review bakajya kuyasubiramo bati hari muri video ahantu hari harimo umukobwa yambaye iherena ridasa n'irindi bigatuma muragira bayita gute attention yo kujya kureba muri iyo ndirimbo igenda ko kantu kiherena tiba muteye makeup ahantu hamwe handi ntago bateye neza tiba giteye makeup mu bwanwa gutyo yego showbiz bifite ibiboro byinshi ariko iyi yacu hano mu Rwanda sinzi abantu babitangije iyo kuba yubakiye ku matiko niba nta kintu cyavuzwe ariko nahandi birahaba ariko ntabwo usanga bose babiyobotse abantu bagira imirongo yabo hari abagira imirongo yantuze yabo bakora kuri comedy bakora ku song review hari abandi bari ku matiko baba paparazzi ariko ubu ntabwo bamenya ngo paparazzi ni bande hano everybody iri mu paparazzi ukumva umuntu from nowhere yaraje ngo navuganye n'umugore wa Sabe mwavuganiye hehe bavuganye iki navuganye biki n'umugore wa Sabe uretse no kuvugana uranamuzi wari wamubona ahantu no muri event turetse ku ifoto ngo twavuganye kikanga ubirebera ku ruhande ugahita wumirwa so wakongera ukambaza rero bwana munyamakuru narindi twari turi ku ngingo ngo aya matiku arangiza iki kuri side y'abahanzi n'ubuhanzi nicyo twama dusaba ushingiye ku ndirimbo yawe byose kuko hariya nta buhanzi burimo kuri aya matiku yabaga ari n'amatiku yarahari y'ubuhanzi wenda ari ibintu by'ubuhanzi ariko commentaire ku kintu nta kintu gishyashyizana ariko nko mu buhanzi ariko uziko mu ndirimbo bora ari amatiku yose abavunjemo arimo nk'icyatanu mu ndirimbo imwe harimo utuvideo turimo ibintu byinshi ubona mu ndirimbo ari byose mu ndirimbo ushobora kuboneramo ubuzima bw'icyumweru ukabona mu ndirimbo y'iminota 3 rohariya nta atirimo ati yarapfuye kandi hatu kwiryama niko bigenda bidogera nyine ushobora kuzoma indirimbo zasohoka nyuma y'amatiku kumva isuseka ni indirimbo nyine z'ibiderebedebe ni ibintu biri aho ngaho by'amatiku zishingiye n'undi kuri ayo matiku bishobora kuza bishingiyeho cyo bitanashingiye none kugira ngo konveke abanyarwanda rero bamaze kubiyamenya yose kugira ngo bakonveke kuri video ngo y'amaklipe urabazanira umwana wambaye ngo string muri video baraza guseka uraza string twabonye mwana bari gutrekinga nta kintu bambaye yego uraza twereka ngo string muri video kandi twagatuzi ko tubakomenye kanu gashyashya waguze kuberetse kanu gashyashya abahanzi kuki bacecetse se mu gihe nk'ibi ngibi kuki wavuga iki babuze aho kuvugira cyabose ntaho wabona rero uyeretse no kubabona no kubabura nabo barakuze babugiye muki babihugiyemo iri tiko rirarenze ku buryo ni hahandi bagutuma nko gufunga nka show ukahagera ukarya show ugiye gufunga igitaramo ukahagera ugasanga cyahiye ugahita uko winjoye ukavuga uti jana kaso ntabwo bikunda ku buryo buri wese ari kwenjoyinga ibi bintu none se wamareza arabayahe njye kumaza iki twe turangiza ubuzima turi Imana twarabutangije ni nk'umuntu ugiboza umuntu ngo isomo ry'ubuzima ngo niriye isomo ry'ubuzima wakaribajije umurambo kuko niwe uba wararangije ubuzima umuntu isomo rivana mu kintu atarangije gute isomo ry'ubuzima wari kure ukiriho kugira ngo wariza ugasanga nta n'icyo urabona umuntu ukivuga ngo isomo ry'ubuzima uri umugabo utusanga umugore wa hari umwana yakubwiye ngo n'uwawe atari uwawe ugahita bisubira isomo ry'ubuzima ngo mbonye birangira uribuze
umuntu turabura isomo ry'ubuzima nta somo urabona ngo birarangira ute mbirangirije iki ntabwo nikomeze kimwe kizavaho hazi ikindi paka Nengabira bajyaga baho kanaka ngo bura ngo yabatsinze byarangiye ibintu byo ku mihanda watsinda gute nta muntu utsinda nta mwami wo ku muhanda nawe nta mwami wo ku muhanda bami duhura babaye impehe ukaca baboteye umwamira undi rero nawe yahagera akagira ngo hari nta bandi bahageze asanga yigize ibara ngo umunyamakuru wa danje akabyimba ejo turongera tugakacira nawe waragurije uri kugira ngo bakuroze kumwa mugu imihanda nta mwami wayo ni ibintu bitambuka bigenda twegera ku ndirimbo wa premierinze ko izazuka ntagira asohoka impamvu ni naye matiku cyangwa yego niyo ngiyo video yarangiye impamvu ni ya matiku video wese wari ninde wari kuza kuyishutinga nese wari gushutinga iki erega bano bajene bakamera ibiganiro nibo bashutinze bakamezi bacu b'indirimbo ishuro nyinshi yego rero nawe yabaga yirukasi yigendeye agiye kureho byabere ati hari ahantu umuntu asimbutse umusenzi wambaye video yanjye ati nagiye iyo wakabyara we Nyamirambo mu Rwamara twagiye nibyo bibazo byagiye baho ariko nyine ishuro ahanini n'aya matiku yego ku buryo twakizera kiraboneka ryari ni vuba ni hataboneka ndi matiku ariko ni vuba bayita street call urajya ariko ya matiku nafataga nk'ari kutwikiriye indirimbo n'ubundi indirimbo yitwa street call bishatse kuvuga call ya street guhamagara ku muhanda arumiwe no se turakomeza ikiganiro none se street call mu Kinyarwanda no kuvuga iki ni sirenge none se call yo ni iki call se guhamagara street se umuhanda none ubwo nyine mu Kinyarwanda no kuvuga iki wowe umeze nka Google Translator ushyiramo ngo kurya akara ngo retweet icako nyine sirenge ishatse ntabwo ujya bavuga ngo umuhanda uri kuduhamagara umuhanda ngo imihanda iri kuduhamagara yego bishatse kuvuga iki nko kuwa gatanu hari apeti nka saa 8 saa 9 gutyo ati imihanda iri kuhamagara online nta muntu urimo uya ngomba kujya ku mihanda abo punditi ntagomba ku muhanda giye wabundenganyije ni wo street chief wabundenganyije ntagomba ku mihanda yego indirimbo ni rero irombe yivanzemo ibintu by'imihanda byinshi cyane birahura n'ubundi birahura aho mbabwira nti uza utarasarambuka after few days ukiruka ibyana twaje byifata byose ubitoza yoga gufata game ni formule samutime wigira ikimara uvuga nti uwampa inama nawe agira ihabara rero mbabwira ukuri ibintu byagiruvuganye bya kintu gihari ari ibintu bikomeye cyane yego ibintu bihuye n'ibi byose biri ku mihanda yaba aya mavideo byaba ari iki muri Vastu niho mubwira nti ariko reka isohoke tahita bayikopiye bakayitwara shani yo yayikopiye ntabwo yaririmba nkanjye nuko Imana biragoye nigeze kujya kwanda ntago erega bura n'abantu yoje kumbere uko ndirimbo n'isura bayirebaho ubwo bigahura gute bihurirahe ayo kubona isuranye nta isuranye nta hure indirimbo nziza ndavuga iyo mihanda ariko urabona iyi sura itakurira umuntu kumva indirimbo buranga umuntu abahagaze none indirimbo zawe genda bizineza ko night club ziracyo baziza ijambo kuri ni yakubwira usanga nta kintu oya ni je ubukunzwe ni nuburanga buri ntabwo babazi nyirazo nuburanga burandi basore bakeye Kigali bashobora kuba birata uburanga byo bavuga ati nta ariko none yo nta nabwirata none ibintu bigaragara yego ibintu bigaragara sipondo buseka iki kubuseka nk'indyarya cyane burikanira guseka iyo ikanire guseka urasura seka byikanira
mfite urusa bro yo hanyuma tunarite reka tujye tugana ku musozo nicyo ushobora kubwira abakunda tunarite indirimbo zawe barapudetinga ama playlist ubwo twitegeye vuba cyangwa tugira amatika arangire twitegeye playlist Night Club ntago yamara igihe idasohotse ukwezi amezi niyo oya ni igihe ntago yamara igihe ntago yamara igihe idasohotse ariko ni vuba ni mu gihe cya vuba kibaho sicyo kibaho da ni mu gihe cya vuba ku buryo erega no se igihe cyose navuga cyose kigira icyaje cyose kigira icyagikurikira uhageze ukabihakana ngo navugaga ahazaza haho izi ariko yararanye ikibazo nuko turi mu basere kuba yararangiye wayire kwese muri aya matiku bigawanira ariko wasohora audio hano bakaba enjoying amafaranga sugira ngo arisha yo kwivanisha yosha azakora challenge agwa mu mazi urumva so azamukoresha challenge ariko ni vuba ni yari so azamukoresha challenge agwa muri piscine twari twirangirije oya ubundi utarabona avuga ngo nabonye ubuki azabimenya oyagenda wa Yesu wakirwa bisakuza data ni Yesu data ni Yesu reka nshimira abantu badukurikiye kuri Punit TV show abashaka kujya kwiga mu Buhinde abashaka kujya kwiga mu Bushinwa dufite ama scholarship 100 nta bantu mwiganye bashaka kujya kwiga mu Bushinwa 100 utabaye scholarship muzibahereze ntabwo ufite muziranye bose ntibanze ngese narize se uje urucyavuga ko wize aho yase ntiwize nyamashe cyukarangiza yavuze ko wize bakwimakazi nta muntu kibivuga bisaba kwigira ikimara aba boss barabyanga kita kivuga kiti ushaka kuntwarira company ubwo dufite scholarship muri Sony Education dufite akazi za Cambodia za Laos showbiz abari kuyisoma kuri times.com hose niho hari imyidagaduro pamako no ku branding printing na designing tunahite niba ari cyo wabwira abantu bagukunda baba hanze umwanya no wawe abatuba mu Rwanda ariko bata mu Rwanda bakomere cyane muri aho murakomeye shobora cyane ndakunditse ndi no ku isoko naguze ibitahanwa gitsina gore cyandongora gihari kiri tayari yabagize amahirwe yabayiboneye umugabo witonda ni wa mugabo ushobora gusasa uzi gusasa uzi koza ibyombo wa mugabo wasigira umwana ukamuheka wa mugabo waheka ariko uzi mu mugabo ndi mu mugabo pe yeah